ese niwuzuza subscribers igihumbi ukuzana na watch time ibihumbi 4 cyangwa nubwo utakuza watch time ibihumbi 4 ukuzuza miliyoni 10 zanuza za views za shoots ukabyuzuza uzahembwa ngahe? Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yanjye ndagusabye kujya kandi subscribe ukanena kunzugira kugira ngo buriko nkizeho video nshyashya ujye ubasha kuyibona. Ngiye mugiye kubana muri no video yitwa Mwese David uhaye kazi. Ukire kunyandikira ufite ikibazo runaka ikindi cyari cyose waba ushaka ukeneye kuzamura subscribe kugura subscribe views watch time kuzambura imbuga nkoranyambaga zawe harimo YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, X ndetse na Spotify n'izindi mbuga nkoranyambaga zose tubigufashamo. Ndetse ushaka no kugura channel zatangiye guhembwa, TikTok zatangiye guhembwa, Instagram zatangiye guhembwa ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zose ukeneye kugira ngo twigishe cyangwa tuguhugure uburyo wabyaza mu musaroti nuza internet yawe, ibyo byose tubigufashamo. Rero tuguhaye ikaze muri no video tugiye kugukorera yaka kanya. Reka tutangire noneho. Abantu benshi bagiye bambaza ngo ese niba YouTube yaravuze ngo ugomba kuzuza subscribers igihumbi, ugomba kuzuza subscribers igihumbi wuzuze n'amasaha ibihumbi 4. Ndakeka ahangaha murimo murabibona ahangaha urabona bakubwira, urabona ko ufite amasaha 171 agomba kuzava ahangaha akagera ahangaha bikaba ibihumbi 4. Cyangwa YouTube yaravuze ngo niwuzuza subscribers igihumbi ukuzuza n'amasaha ibihumbi 4 uzaprayinga YouTube iguhereze monetize nisanga wujuje ibisabwa. Iravuga ngo nanone nubwo waba udafite izi watch time ibihumbi 4 izi watch time ibihumbi 4 ukaba ufite izi miliyoni 10 za views za public shoot views zino views za shoot nyine. Shoot baba bashatse kuvuga ni twa video tw'amasegonda utungutu video tw'amasegonda bene nk'utungutu tuba dufite nk'amasegonda 10 kugeza ku munota. Niyo video za shoot YouTube iba yavuze ngo nibwo rero barakubwira ngo niwuzuza izo subscribers igihumbi ukuzana zira views uzaprayinga nyine YouTube nibona wuje ibisabwa warakukije amategeko n'amabwiriza iguhe monetize. Noneho rero aka kanya ngiye kukubwira ngo ni gute noneho ibi bintu abantu benshi bajya babona babyitiranya bakavuga ngo mu gihe nujuje hano urabona ko hari ngo watch time 3,000 ariko reka ngo mbigusobanure neza. YouTube izana iri tegeko mbese yapdatinga amakuru mashyashya yaravuze iyo ugejeje watch time 3,000 na subscribers 500 cyangwa igihumbi kuzamura nta kibazo guhera kuri 500 kuzamura ushobora kwa prayinga YouTube ikaguha monetize. Yego ubitanduka uze kubyumva neza. Mu gihe waba ufite subscribe 500 guhera kuri 500 kuzamura ukaba ufite na public watch time nyine izi watch time abantu bawe bakurebye nyine amasaha ibihumbi 3 wakaprayinga YouTube igacheckinga channel yawe ikara ko washyizeho video zawe ikara ko video nyine ufite n'amakosa arimo mbese buri kimwe cyose ikagiceckinga yabona ko video zitarebanura ku butoni yabona ko buri kimwe cyose ari ibyawe byose ikaguha monetize. Yimaze kuguha monetize noneho rero ariko icyo gihe yiguhaye monetize ahangaha kuri nuza channel yawe ahangaha itajyaho akamenyetso k'idolari ariko ikakubwira ngo kugira ngo tuguhereze uburenganzira bwo gutangira kwinjiza amafaranga nyine bwo kugira ngo video zawe zikorera amafaranga urasabwa kuzuza ibihumbi 4. ubwo bahita bakubwira ngo uzuza igihumbi kiburaho ndetse na nimba wari ufite subscribers 500 bakubwira ngo uzuze na subscribers 500 baburagaho. Icyo gihe iyo ubujuje wenda nk'urugero nimba wari ufite ibihumbi 3 na subscribers 500 wakaprayinga nyine ugahabwa monetize. YouTube irakubwira ngo uzuza ibibura rero kugira ngo noneho umonetize video zawe kugira ngo utangire kuzihemberwa. Noneho iyo uzimonetize iza watch time 4,000 bikuzura byamara kuzura ikintu ukora ndetse na za subscribers zikuzura nago wongera kwa prayinga nyine channel uba warayaprayinze wicaranye monetize. Icyo nicyo cyiza cyabyo rero uba wicaranye monetize
wamara kuba uyicaranye, ikintu ukora uhita ujya muri YouTube studio ugakora icyo bita kumonetiza video zawe. Iyo umaze kuzimonetiza biba birangiye rwose, biba birangiye video zawe utangira kuzikoreraho amafaranga nk'uko nguko. Video zawe zitazizaho akamenyetso k'idolari nk'aka ngaka. Urabona yuko nk'aka kamenyetso k'idolari urimo urabona aha ngaha, aka kamenyetso k'idolari. Video zawe ni uzaba uzi ko uri monetize, ukabona ko udafite aka kamenyetso k'idolari, uzamenye ko channel yawe ishobora kuba iri monetize ariko video zawe zitari monetize, zitamonetije nyine. Ubwo niba video zawe zitamonetije ntabwo wemere kuzihemberwaho. Yego, hari n'igihe none iyo video yawe itaraba nyine ifite akamenyetso k'idolari katari icyatsi, hari igihe akamenye nyine. Nk'urugero nanjye ubu ngubu urabona ko ndi monetize, mfashe video ngashyiraho video bushyashya, video yajyaho ariko ikagenda ikaza ifite akamenyetso k'idolari ariko k'umukara. Kugira ngo nyimonetize noneho ako kamenyetso gahinduka icyatsi, ndagenda nkajya muri setting mwemeza yuko ibaye monetize, nyine nkayimonetiza iyo video, niyo video nzayibakorera. Ariko niba ufite channel ukaba uzi neza ko waprayinze guhabwa monetize, ariko ukaba uzi neza ko iyi channel yawe idafite aka kamenyetso k'idolari, kugira ngo ukabone akamenyetso nyine ubibone, n'undi uraza ukaza hano handitse ngo you, ukahakanda, wamara kwakanda ukajya hano handitse ngo your video, wamara guhakanda urabona ko utumenyetso tw'idolari turi kuri video zanjye zose. Aho uzagera rero ukabona biragucanze, uzanyandikire mbigufashemo kuri ino nimero 0780841323. Yego, nuko nguko bimeze. Noneho ikindi kintu tugiye gusobanura kugira ngo dusoze video yacu, ese YouTube iguhemba angahe kuri views 1000? Reka mbigusobanurire neza. Noneho iyo ufite subscribe nako iyo ufite views 1000, abantu benshi ntago bajya bahuza amafaranga. Uzi impamvu badahuje amafaranga? Nukubera yuko YouTube igiye guhemba igendera ku ma ads, ama publicity. Hari ibihugu bitajya bicamo publicity kandi hari n'ibindi bicamo publicity. Nk'urugero nko mu Rwanda hari igihe ntabwo hakunda gucamo publicity, ariko nk'umuntu wo hanze yarebye video yanjye yayirebye ahura na publicity. Ariko twebwe iyo turebye video, uzarebe abantu bari mu Rwanda nibareba video mukoresha internet isanzwe, ntabwo muzahura na publicity na rimwe. Ariko abantu bo hanze iyo barebye video zanyu bahura na publicity. Bivuze ko abantu bo hanze iyo bakurebye ari benshi, wenda nk'urugero ndebwe n'abantu 1000 bari mu Rwanda bonyine, undi muntu nawe arebwe n'abantu 500 bari mu Rwanda, arebwa n'abandi 500 bari hanze, wenda bari muri United States. Ubwo si babaye 1000, babaye 1000 ariko 500 bamurebye bari hanze, ariko abandi 500 bamurebye nanone bari mu Rwanda. Noneho rero ngewe abandebye bose bari mu Rwanda, uwo nguwo ashobora kubona amafaranga ari hagati y'amadolari 3 kugera ku madolari 6. Ashobora no kwiyongera akanarenga. Ariko ngewe warebwa n'abantu 1000, wabarebwa n'abanyarwanda gusa, nshobora kubona hagati y'idolari 1 n'amadolari 3, hagati y'idolari 1 n'amadolari 3 ku bantu bari mu Rwanda gusa barebye. Ariko umuntu warebwe n'abantu bari hanze 500 bonyine, ashobora kuba yabona hagati y'amadolari 3 kugeza ku madolari 6. Urumva rero bivuze ngo abantu 1000 bitegwa n'abantu abantu bakurebye ahantu baherereye. Ubwo rero nuza ikintu uzakenera, ikintu ugomba kumenya neza, nago abantu bose bahuza amafaranga. Impamvu umuntu ashobora kurebwa n'abantu 100,000, ariko uwarebwe n'10,000 akamurusha amafaranga kure, ugasanga afite amadolari 50 w'100,000, ariko uw'10,000 afite amadolari 100.
bivuze ko biterwa n'aho abantu abakurebye ahantu baherereye. Kandi murabizi neza ahantu YouTube yungukira muri yungukira ahantu bita ads yizicishije muri video zawe niho yungukira nayo, kuko YouTube barayishyura kugira ngo yamamaze mu ma YouTubers, ubwo nayo igahita igenda ikarayacano cyane. Wenda ni nk'urugero nzabisobanura mu yindi video y'ubutandagira ngo ino video idatinda, ariko mwumve ko YouTube yungukira muri publicité icisha muri video. Rero niba hari ibihugu bidacishwamo publicité, ubwo urumva nyine bari ibihombo. Ariko umunsi YouTube yemeye, nk'urugero namaze kumenya ko mu Rwanda YouTube igiye kuza kuhakorera, igiye kugikorera, noneho bizahita biba byoroshye, ads bazahita bazizana mu Rwanda. Rero ubwo turagusabye kugira ngo ukomeze dukurikire, tugende twibanira mu biganiro byose turimo turagenda tubakorera by'umuti. Iki kibazo mwibazaga cya views 1000 ndizera ko mugisubijwe. Mwabanaga nanjye mwese David. Niba ushaka kujya umvugisha, kunyandikira, wamamagara cyangwa wanyandikira kuri WhatsApp 0808041323. Imana nikomeze ibamere umugisha. Tuzasubire muri video z'ubutaha. Ciao ciao.